menya impamvu ivugonyo rya Kagame ryajonjogoye. Imyaka y'agakingirizo biheweho ku ruzi rw'Ibushuru yayoborwagamo n'Akaga, kongeraho y'Akaga nyirizina yose ni 32, yaranzwe n'imfizi z'ibinyoma zigerekeranyije. Dore bimwe muri byo. Icya mbere, ngo bagosora niwe wahanuye indege yarimo Habyarimana biteza jenoside. Nyamara Kagame we ati muri iyo ndege harimo iki? Iyo kinani ntamwica nawe ari kuntanga kanyica. Ibyo bigasobanurwa kandi nuko iyi myaka yose 32 Kaga amaze ayobora u Rwanda, amaze abuzunganya abanyarwanda, ntacyo yigeze akora na kimwe ngo wakoze iryo bara amenyekana atangarizwa abanyarwanda. Indi mfizi y'ikinyoma ngo ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Ku rundi ruhande agatyaza inkota y'inkiko gacaca ngo zicoceze kandi zicucure abahutu bose iyo bava bakagera. Indi mfizi y'ikinyoma Kagame yadukanye ati nta kuvuga amoko mu Rwanda bizana amacakubiri. Ariko mu itegeko nshinga yidodeyeho we ubwe ati kuvuga abatutsi bonyine biremewe mu itegeko nshinga. Indi mfizi y'ikinyoma ati uburezi ku bana b'u Rwanda bose. Nyamara abana b'abatutsi b'indobanure bagahabwa amashuri meza yose akomeye, kuva mu mashuri y'abana b'inshuke, abanza, ayisumbuye na za kaminuza zose zaba izo mu Rwanda cyangwa mu mahanga, harimo na buruse zo kwiga. Ni ukuvuga amafaranga atwererwa n'amahanga kurihira abana b'u Rwanda, mu gihe abana b'abahutu n'ababatwa babishoboye bigira munsi y'ibiti, cyangwa se bakabajyana muri ya mashuri yategetse ko bashyiramo porogaramu z'icupizabwenge n'igwingizabitekerezo. Indi mfizi y'ikinyoma ijyanye n'ubugome ndengakamere tuzasobanura birambuye mu minsi iri imbere, ni ukuvuga ngo ubutaka buteza amakimbirane mu baturage. Nyamara gahunda nyakuri ari ukwambura burundu ubutaka ababaga imbere mu Rwanda, ni ukuvuga abahutu nabo Kagame nabo bazanye bita abanyagatutsi, nk'uko babyivugiraga bataratahuka ngo ni repetitutsi, ntaho bahuriye. Abo rero babaga mu Rwanda kugira ngo babambure burundu amasambu yabo, babapfunyikiye amazi, babakwanjikira ibyo bita amafishe y'ubukode bw'ubutaka. Nyamara Kagame we yarateguye neza, nongere mbisubiremo tuzabibasobanurira ku buryo burambuye mu minsi iri imbere, uko yateguye neza kuzahatuza abo yita abahimatutsi. Abo ni abo muri Israeli, muri Somalia, muri Sudani y'Epfo, muri Eritrea na Ethiopia. Nibyo amaze iminsi abeshya ngo ni impunzi ari mu gutahukana. Nyamara ariko gahunda nyakuri ari iyo kuzabatuza mu Rwanda hose, abari bahari imbere bose bakabamenesha, bakabica cyangwa bakabicisha inzara nk'uko yabitangiye. Mwarabibonye avuga ngo aravana abantu mu manegeka, cyane cyane hariya mu majyaruguru ya Ruhengeri mu Kinigi, ngo arabavana mu manegeka ngo agiye kububakira imidugudu. Nyamara ni ukubimura akajya kubakorera irimburabwoko ngo babatuje mu midugudu ya kijyambere, aho bagomba kwicwa n'inzara, isari, urubozo n'ubujyahabi kuzageza bose bashize. Ibyo byose Kagame n'intozo zawe zigizwe ahanini
n'intore watoje intorezo mwiyimbire ntaho muri bucikira abanyarwanda kuko bamaze kugutahura. Nta nubwo bazategereza ko amahanga guturumbura muri iyo myobo wahonongeyemo. Niba si ivugonyo ryawe ritarajonjogoye Kagame, sobanurira abanyarwanda impamvu abana ba Biruta, abana ba Ibingira, abana ba Kabarebe, aba Mubaraka, abanyakarundi, abanyamvumba, aba Gasana Rurayi, aba Ibambasi n'abandi bicanyi b'umwuga tutababona mu bishwe na drone zo muri Kongo, cyangwa ngo tubabone ku rugamba mu ntambara zawe z'urudaca, badasiba gushirira muri Kivu zombi. Ivugonyo ryawe ryo kwita Abahutu ubushyo bw'imbwa, wakwemera ko aribwo bukurwanirira ku manywa na nijoro muri izo ntambara tuvuze, nubwo iyo barimbukiyeyo ntacyo uhomba? Ubwo bushyo bw'imbwa nibwo tubonamo kandi umwuzukuru wa Ngurube agaragurika kenshi mu binyoma bitagira urugero mu muryango w'abibumbye yabuze ayacira n'ayamira. Ubwo bushyo bw'imbwa nibwo twabonyemo kenshi Ngirente aguhagarariye aho watinye guhinguka, haba muri Tanzania, i Rwanda, muri Angola cyangwa i Burundi. Ubwo bushyo bw'imbwa nibwo tubona muri uyu munsi mwene Mazuru uherutse kwicaza ku ntebe, none ukaba wamukoreye igihanga cy'ibinyoma byawe ngo akijyane kwihandagaza mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, ubizi neza ko icyo ari buvane ari imivumo bari mu muvundereze ukomeje kurunda ku Rwanda n'abanyarwanda. Kagame, niba ivugonyo ryawe ritarajonjogoretse, ni gute utagitinyuka kujya abandi bagabo bicaye mu rubuga no mu ruhando rw'amahanga? Mbese ubu hari icyaha tuvuze ko usigaye umeze nk'inkende igeze ku munsi wa nta gisibya? Wakwemera se ko ibiti byose ukozeho mu ishyamba uyu munsi birimo kukunyererana? Tekereza rero ko ivugonyo ryawe noneho ryajonjogoye. Nabo ngarutse nyuma gato se, turi intera hamwe ze kurusha Kagame, turi intera hamwe ze kurusha Ibingira, turi intera hamwe se kurusha Karidinali Kambanda n'abantu yicishije, turi intera hamwe ze kurusha Rutarema. Uravuga ngo Abatutsi ntibashaka bapfe, ngo icyo bashaka ni umureti, kandi ntawe urya umureti atamennye amagi. Turi intera hamwe se kurusha Tom Ndahiro, turi intera hamwe se kurusha Kabarebe wateranye urubyiruko bukamuzindura, turi intera hamwe kurusha uriya murozi witwa Bizimana Jean Damascene, turi intera hamwe kurusha Dusingize Mungu. Uvuga ati abo bantu tuzajye kubahiga, nibiba ngombwa tuziyambaza bene wacu bo muri Israel, turebe ikindi twakora. Ikindi twakora nyine ni ukubica. Ahubwo bari bumva umuntu abamenasa gutyo. Birumvikana niba abandi bigize nyine ba Mataruke bahora biriza, badashaka ko wabakoraho. Iyo uvuze rero ibyabo, uwo mwanya bahita basingirira hejuru ku kintu cyitwa ubuhake n'ubugome bwabo. Hari umuhutu se uzi bigeze baheka ibi n'ibi, hari umuhutu se uzi bigeze bakora ibi n'ibi, hari umuhutu se apedasosansa. Ni ukuvuga ngo abantu bakwiye gutangira kuciga ibijyanye n'ubuhake, ubugome bwabaye mu buhake hambere bikajya hanze. Indi puwe abantu bagombye gushyiraho bikajya n'ahagaragara, nuko wenda ibiganiro nta mwanya uhagije, ariko hagombye kujyamo ruburike zigenda zigaruka buri gihe, nubwo ari nko gucurangira abahetsi n'uru rubyiruko rwacu rwo kuri iki gihe cyangwa abantu bakuru. Ndabyumva ntibabifata, ariko
tugombye gutangira kubasobanurira ngo igabana ryabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane 1954 bagabanaga iki, byatewe n'iki? Ubwivumbure bwabo bwo gushyiraho za seru bari bagamije iki? Nuko icyo gihe umukoroni yari ahari, kandi bo ubwabo bavuga ati izi mbwa z'abazungu tugomba kuzirukana. Kuzirukana ntibyashobokaga, barebaga mu bindi bihugu bagasanga harimo amashyaka ya politiki. Mu bukoroni rero cyari cyemewe kwari gukora association. Muri ubwo bugome bwabo no kurengagiza baravuga ngo ni Association des éleveurs du Rwanda Burundi. Ubu se bashobora kutubwira n'izina rimwe nibura ryo mu bantu b'i Burundi bari bari muri Association des éleveurs? Éleveurs ça veut dire quoi? Éleveurs ni abatutsi, ku kimwe n'uko les agriculteurs bivuga abahutu. Bayishyiraho ariko bagira ngo bajye babona uko bakora izo nama zabo z'urugomo. Abonye abahutu bize bakubise nyine iriya manifeste, nibwo basaze noneho bijya ku karubanda. Ndifuza ko ariya mabaruwa yabo ya 18 février 58 na 18 mai 1958, iya mbere bavuga ko ntacyo bapfana n'abahutu, bakaniyemerera ko base na basekuru baje basanga abahutu mu Rwanda, binyuranye n'ibyo abirirwa barimangatanya ngo bose barahabaga ngo ntaho baje baturuka. Ahubwo abantu babo bize barimo ba Michel Kayihura sekuru wa Rwanda makuru, bamungarurire barwangombwa se buriya mu rwangombwa uri muri Benin. C'était le trio qui faisait le bureau exécutif du Mwami. Abo nibo cyo composer la lettre bayiha abandi ba extrémistes les 12 bagaragu dore bwama bari bo babishyira agaragara kugira ngo bazagaragare ko ari intwari nyine zamaganye abahutu. Kuyari bakavuga ngo nasanze baso n'abasogokuru banyu bari muri iki gihugu, turabica, turabashahura ibishahu byabo, tubyambika ingoma zacu. Ngo ikimubaza niki? Ukimubaza niki? Ibyo byose ni ibintu tugombye gushyira ahagaragara. Ayo mabaruha ibyo Bizimana yimyigirizamo, abantu bakamubaza akabisobanura kareroma inshuro nyinshi. Ikindi bavuga ngo 59 ngo abantu baricanye. Ubwicanyi bwa 59 bwatangijwe n'umwami Kigeli n'abatware, nta nubwo byatangiye muri Novembre, byatangiye muri Octobre. Abo bita batabazi b'u Rwanda batangira kwica abantu kugeza 3 Novembre. Umwambi wa mbere wafunguye intambara ya 59 warashwe n'umusushefu Kundiza witwaga Nkusi, wari muri mina abwana kweri bobise n'abantu ya nyiri imigabo ya Bahara wa Munana. Usibwe ko Prosper bwana kweri we yari umuntu modere wagiye muri raderi no kuva indi byaramweru na Muhima, ariko umututsi Nkusi bari kwa chef Gashagaza Kundiza nabitwa ba Matsiko na Gatarabirwa n'abandi babikora muki. Abahutu barakaye abaraje mu mwambi ni muri bya bizu binini nyine byo kugihe cy'abakoroni bifite ibirahure bitagiraga za grillage, bateramwe buyikirahure kirameneka. Ko mu bandi bahungiye mu byumba, aho tubatangira kuzirika amafumba y'umuriro yaka, bakazirika ku myambi, akaba ariyo barasa mu nzu. Imyotsi imaze kubazibiranye barasohoka, nuko babishe. Ibyo byose nibyo nkubwira, ni ibintu twajyaga dukora turagiye, ukazirika ifumba hariya ukayitunga ku nkoni iriho umuriro, ugatera mu yindi ka hirya nabo bakagusubiza, barabica. Icyakurikiyeho niki? Kubera ko inkongi nibo bari bayadukanye mu gihugu, bamara kwica abami b'abahutu bagatwikira amazu kugira ngo abantu bahamuke n'imiryango yabo. Ibyo byabereye no ku Rucunshu, batwikira abantu mu itwika ni iryabo, ntabwo ari iry'abahutu. Abahutu rero bari barabibonye ko gusenya abatutsi bari barabatwikira batangira guhunga. Nese muri 59 bahungaga iki? Ku mwami ariwe wari ugitegeka, ko Ababiligi bari bahari, Abanyekongo bahari n'ingabo zabo, n'ingabo z'Ababiligi, ko hari ingabo z'umwami ziba
kuri teritwari no muri sheferi na su sheferi. Igitero na Kayibanda batagiraga n'inkoni yo kwitwaza, bagiye kwica abantu. Subundi ko mu baciriwe imanza dufite 1377 bose ko ari abatutsi. Abo babirigi bayo babo Kayibanda na Gitera bari kugira ngo babafate babacira imanza. Ibyo bintu rero byo guhora babizimana cyane amaseni babesha abantu bikwiye kuvaho, abantu bakabibeshyuza. Igikurikiyeho ngo bahunze ngo muri 59. Ise William Mbeba ngo ni Kagame kugeza muri 61 yari agikora muri Trafipro, nako byitwaga koperative byari bitiraba Trafipro yari mu by'Imana. Muri 60 n'ibisambe y'igitisi na Nyamagana mu Ruhango yayigurishije na Kayibanda Geregore. Yayigurishije samufatiye inkota ku ijosi. Ko ari uko bahuriraga muri koperative nyine akamubwira ati wayinguriye. Ibinyoma byabo kwiye gusezererwa. None se kugeza muri 61 n'abashefu bose bari barakoze amabi baricanye ko babakoreye imbabazi rusange bagafungurwa. Le 25 septembre 60 kuri Kamarampaka kikabakora kibakoze ko ariho bahunze iki? Ibintu bine. Ntabwo bahunze abahutu. Icya mbere babonye umwami agiye nawe kandi kuva muri 60 yagiye yitwaje independence ya Kongo akagenda akagumayo. Umwami Baudouin yamubwiye ati dore wateje ubwicanyi mu Rwanda, kandi nubwo muvugira bakaba barakubabariye ariko ushobora kugira des répercussions. Ntabwo ushobora kuzajya gukomeza kuyobora bari abahutu baza abantu bose wishe bigacira aho ngaho. Nubwo tugiye gutanga imbabazi rusange ariko impozamarira z'imiryango yabo mwishe ntazo mutanze. Arabihonyonyega kubera abakobwa babo bajyaga gusambana n'abitwa bati Sylvie wari ushinzwe division ya Afrique Rwanda koloni ya Rwanda Burundi. Bazaga barafashe ibyemezo mu by'ukuri baje kuvanaho Repubulika ya 28 Janvier 61. Nuko twagize amahirwe Jean Paul akabarindagiriza Bujumbura ngo nerake babanze babagaburire barazamukana akajya asohoka akabwira abahutu b'igitaramo ati ko mutagira vuba kandi tuze kubakura. Barangiye kubagaburira ati noneho tugende tujye igitaramo. Bahagurutse bati ariko naho tugerega ati barangije gushyiraho Repubulika. Abazungu bawe bari basaze, nibwo banze kuyemera kuzageza bakoresheje Kamarampaka muri 25 septembre 60. Abo bavuga ngo barahunze, bahungaga umwami akiri mu gihugu, bahungaga abashefu n'abasushefu bakiri mu gihugu n'abari baricanye. Ibyo binyoma byabo bizabaho kuzageza ryari? Ibyo bahunze ni iki? Igabana rimaze kuba muri 54. Abo bagore n'abakobwa babo babagaho nyine nuko nkunda kubivuga wenda mugatekereza ko ari langage teratere, ariko nibyo numva kugira ngo mubisobanukirwe. Niba umuntu abahutu n'abahutukazi baramenyereye kumuheha bakanamuhehera kuva ari umwana muto kuzarinda abaye umugore atazi koza icyansi atazi koza imbehe, byose bikorwa n'abahutukazi. Uwo witwa ngo ni shebuja, ushobora gutekereza ko ari ugusebanya. Wambwira ute ukuntu umuntu azava Ikibungo cyangwa mu Bukunzi Busozo aje i Nyanza ari kumwe n'umugaragu we, akenyeye umwenda w'umushana na wonyine nta gakariso kabagaho, nta kabutura zabagamo imbere, yiteye undi? Ibyo kujya kwituma ni ibya buri muntu wese, babaga banyoye n'amata. Urashaka kumbwira habaho mu nzira haba ibwami mu nkera aho babaga bicaye, iyo yajyaga kwituma nijoro cyangwa ku manywa, utekereza ko yakoreshaga ibize kugira ngo aze gusubira aho abandi bicaye arimo kunuka, cyangwa umuhutu yagendanaga agacuma k'amazi n'ibize by'ibinyiraziranyezi akamuheha akamwoza mu kabuno yangiza akanamuhehera? Uko niko kuri. Ibyo bintu umuntu akabikora imyaka n'imyandiko. Ndetse ndaziza kohereza amafoto uzabatangarize aho umushenzi w'umututsi baba bamutuye inzoga
tese nyishire atishire kwivisha shire kwivi ndaje ndebe mfite amafoto ndaje nzazabikohereza uzanabitangariza abantu reba watuye ikibindi cyawe cy'ibitoki byawe byakuvunnye ukenga ukabetera ukayo ukagenda ubyikoreye ukazagera iwe yarangiza aho wamubwiye yatishira mu rushika reka da akenshi rero habaga ari ntibabaga bafite nabo bayishira ariko se ntiyanakubwira ati yitereka ahangaha ngende soma agashyira kwivi akajya asoma yicaye imbere umuhuta yifite kwivi atanamusomye kandi we bayiza aho arangije nyuma y'amasaha 2 wenda akamubisa arambe cyo n'ubugome buteye ubwoba hari umuzukuru wanjye urentese mu bintu by'amateka namumweretse ibintu by'ubuhake mwereka cyangwa yatije genocide yaturutse hehe ndabimusobanurira mweretse umututsi bari bamuhetse ni dore buhake batuje bakamuheka atarwaye ati turekera aho ngati se 13 nerva umwana w'imyaka 12 none si ibyo ni ibintu abantu bakwiye gushyira ahagaragara bigira batagatifu bagasaba imbabazi abahutu nuko natwe nta bamugani nta hepfo na haruguru nta nubwo tuzi n'abatugirira nabi ni ibibazo bikomeye nirwo rugamba naho ibindi n'amashengo niyo bavuga kandi nk'ubu gahunda yose ni yuko nta muhutu uzongera gusubira muri kiriya gihugu niko bimeze ni umugambi wari warateguwe bakoreshe mu Rwanda ko abahutu bashobora kubamenesha bose bakazakurikizaho Burundi bagakurikizaho Kongo nuko byababereye ibamba kwibaza kujya kwica miliyoni 20 abantu babashyigikiye miliyoni z'abahutu zaguye mu mashyamba ya Kongo oni ihari igaceceka urumva se izindi mbaraga ze bazikure ko ariyo gahunda ya Israelien na Juif Amerique bene wabo bakeneye iyi region de Grand Lac ibyo mu Rwanda rero ça a été NC très concluant nicyo gituma basheke wenda bafite ikibazo kuko Imana ibakomye mu nkokora nibihe ko tugize Imana wenda hari icyazaturokora ariko ntabwo tugomba kurekera bo they don't give up kugeza igihe umuhutu batazamunogonorera ngo bamutsembe burundu bakoresheje ayo mayeri yose babashingiye nta mahoro bazagira sinzi ubwo bugoma abantu bavuga nagubwiye ibintu bine bahunze mvugamo kimwe cyonyine ebwo nyine ubuhake n'igabana bimaze kuba kwa Gatutsi nyine ibibazo byabaye ibibazo bamera nk'abantu ijuru rihanukiye ari umugore nazi koza imbehe nazi kwatsa muziko umugabo nazi kwasa inkwi izo nk'abamusigiye nazi kuzishitura nazi kuzikama ariwe ntazi kwikura kuyaneye n'umugore nuko urumva iyo nduri baye ndende ntibagira ubararira ntibagira uraracanye ngo bote ntibagira ucanira inka ntibagira uvanaho icyarire aho ni mu rugo byarangiye nibyo nakubwiraga bavuze batabaza ngo no kubirukana bakanagasuzuguro bakabizi ntabwo tuzabaho tutagira abagaragu bari barabifashe no umugaragu ni nkuko wagura iyo telefone yawe ugomba kuvugisha kumva amakuru cyangwa wagura uburingiti ugomba kujya wiyorosha donc c'était un bien matériel nyine d'usage familial birakururana rero ubwo twari tugeze ko muri za 61 noneho mututsi agiye donc umwami agiye umuzungu w'umubirigi ahavuye n'abasirikari be umwami nawe ntawe ugihari abashefu benshi bari barafunzwe babaha imbabazi rusange batarangije ibihano batishyuye n'impozamarira abazungu baho baragiye batocora bati turanyariwe tu abahutu bafashe ubutegetsi ni nabwo babwiraga bati muze tugabane imyanya bamwe muri bo abari barize abenshi bari barize mu ndatwa za strida abagoronome abaveterineri n'abandi barimo b'abacamanza b'ibwami ababitse bari abakontable
abo bose bari barakoze amabi bakatirwa igihano kiri hagati y'imyaka 5 niyo mike na 25. Itegeko ry'Ababiligi nyirango n'ubu hari n'ibyo rigikora mu Rwanda, uwabaga yarafunzwe amezi arenze 6 ntiyashoboraga kongera kuba umukozi wa leta. Ni ukuvuga ngo abo bose rero byari bibacikiyeho. Naba n'umuntu udashobora kutajya gukora muri leta rero bakajya kwiterera ishyamba akazajya atema ibiti akabaho. Ibyo ntabwo byari birimo. Inka ntibashoboye kuziragira. Icyo ni kiraho ngaho mbese arabadidanira. Ateze tuzajya no kwandagara imbere y'aho ntituzagira kubahendahenda, ubundi twajyaga tubakubita bakabidukorera nyine ku gahato. Twari twarabajujubishe batuzanira n'inzoga ntitubasome aribo bayenze. Se umuntu azabaturuka nyine mu kubabwira ngo nibagaruke nibura bajye baduhendahenda, bazongera baduhehe ubwo ntibanaduhehere. Kiba ikibazo kirekire. Icya kabiri rero maze kukubwira, basanga nta kazi bazakora bazahinduka abashomeri. Rero tugiye kwambarira ibicocera aho twambariye inkindi. Icya gatatu ari nacyo gikomeye, abahutu bazadukurikirana kumaze amarira bazongera badufunge. Ubwo rero nibwo bakoze gahunda yose baramenengana. Abavuye muri Toro nubwo baba babeshya nyine ngo bose babaga mu Rwanda, abafite inkomoko muri Toro, abafite inkomoko muri Ankore, abafite inkomoko mu Bunyoro, abafite inkomoko ikaragwe nka bariya bakomoka ku miryango ya ba Rudasingwa bariya na ba David Himbara, berekeza bagana Ikaragwe mu Bujinja no mu Bunyambo. Ikaragwe k'Abahinda buriya nabwo witwa Ruhinda yari yaragiye kuhatwara avuye ruguru muri Ankore. Niyo yayo ni nabyo muri bya biri nakubwira bagomba kongera gutuza hari y'u Rwanda. Gahunda ituruka kuri icyo gihe cya Ruhinda cyo gutura le Grand Lac cyitwaga Kitara Empire, ntabwo ari bya none ahangaha. Ari nabyo Nyerere nyuma yaje kugira uriya mugambi wa Himatutsi Empire, ariko ubundi ni Kitara Empire. Ni birebire cyane rero, ibyo kuzica abahutu bakamumara ntabwo ari none. Ubwo rero bafata twangushye bahungira muri Karagwe, bahungira muri Ankore, bahungira muri Toro, bahungira mu Bunyoro, bafite bene babi Kongo, bafite bene babi Burundi, mu Bahima bepfo iyo ngiyo za Bururi bagiyeyo. Nuko bakwiriye imishwaro bahunga bakurikije aho bene babo bari, ko cyane cyane bari bazi ko bafite n'inka, urugo rurimo inka ntabwo warurarana ubusa. Uko niko kuri ngibyo ibyo bahunze. Ariko bya myirato yabo nyine n'ibinyoma babikubira mu ijambo rimwe, ntabwo twashakaga gutegeka ntabwo n'abahoze ari abacakara bacu. Uko niko kuri ngibyo ibyo bahunze. Sawa rero ngaho wirirwa nuko nakubwiye ngo nagumye bine, none nsubiyemo nsanga ntabyujuje. Bateye ubwoba.